ahubwo ukabona afite utubuno tw'insumbane nk'uwo bajyahe ndababara buri uko ngeze hano matimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye he. Reka twenge tubasuhuza abakunzi mwese bacano yacu bisanzwe muri kumwe nanjye niwe mugeni Clarisse. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku burwayi bwa kanseri y'igifu. Ni kanseri iherutse guhitana Nkusi Thomas wamenyekanye ku kazina ka Yanga. Bakobwa ba matimba bakobwa b'igahanga nakwiza kujya muryama uboroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo utabyuka ufite ifemba. Nkusi Thomas wamenyekanye ku izina rya Yanga mu gusobanura filme igeze gutangaza ko bwa mbere uburwayi bumufata hari mwaka wa 2018. Icyo gihe ngo yajyaga yumva ubushye mu nda ariko akajya kwa muganga bakamuha imiti imworohereza. Nyuma mu kwezi kwa kane umwaka wa 2019 akaba yaratangiye kujya yumva asa n'ufite ikibuye mu gatuza. Icyo gihe nibwo yagiye kwa muganga basanga amaraso ye yagabanutse cyane ku buryo baje kumwohereza ku bindi bitaro kugira ngo ahite aterwa amaraso vuba. Icyo gihe ngo nibwo Yanga yaje gufata icyemezo cyo kujya kwivuriza muri Afurika y'Epfo ari naho umugore wakorera. Yavuze ko mu kumupima icyuma bohereza mu gifu cyangwa agakumanuka ngo kigereyo. Mu gusuzuma neza ikibitera nibwo abaganga baje gusanga afite ikibyimba kinini ku gifu ndetse cyarahindutse kanseri. Yanga akaje kwitaba Imana tariki 17 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Yazize uburwayi bwa kanseri y'igifu aho yari arwariye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Akaba asize umugore n'abana. Ninkanjye muzandebe ibikobwa hano giye birambona bikavuza induru bishaka no gufata ku ngufu. Mfite ibanga jewe. Azibukirwa ku duterme nka kiradiha, imvumetso, uruzingo, udutafari, muryinyo, inyakariro, kwa myasiro, imikasiro, sekidende ndetse n'ayandi. Uzasanga John ari urwiherero. Ari hamwe banagira simbabeshya. Ezekiel ni ruhara. Yanga n'umuntu muto kandi mwiza. Nkusi Thomas Yanga Imana imuri gukora idashira. Ubundi uburwayi bwa kanseri y'igifu ni uburwayi buteye gute? Igifu ni rumwe mu ngingo zigize umubiri w'umuntu mu gice cyo mu nda. Gifite forme yenda kumera nk'agafuka ari no hatangira igogorwa ry'ibiribwa umuntu aba yafashe. Igifu iyo gisya ibiribwa gikoresha acide yacyo ikomeye cyane ku buryo ngo ifite ubushobozi bwo kuba yatwika uruhu rw'umuntu urukayonga burundu. Iyi acide ni icagagura ibiribwa mu gihe igifu cyo kiba kirimo gukora akazi ko kwiyegeranya no kwaguka mu gihe kirimo gusya. Igifu gifatwa n'indwara zitandukanye muri zo hakabamo na kanseri. Icyo gihe ni igihe serire imwe cyangwa akaremangingo kacyo kihinduranyije ndetse kagenda kabyara n'izindi serire nkazo. Zikagera igihe zigakora icyenda kumera nk'akabyimba mu gifu. Kanseri y'igifu yari ku mwanya wa mbere mu zitana abantu benshi ku isi. Gusa ubu iri ku mwanya wa 4 kubera ihinduka ry'imitekere y'ibiribwa cyane cyane nk'inyama kuko muri icyo gihe mu kuzibika ndetse no kuzitegura bakoreshaga umwotsi mwinshi. Ari nabyo byateraga cyane indwara ya kanseri y'igifu. Kimwe n'izindi ndwara za kanseri, iyi nayo igifata umuntu ntihita yerekana ibimenyetso. Ahubwo uko ikibyimba cya kanseri kigenda gikura ni nako ibimenyetso bigenda byigaragaza. Muri ibyo bimenyetso harimo nko kubabara mu nda mu gice cyegereye mu gatuza cyangwa umuntu agahora yumva asa nk'ubyimbye inda. Gukunda kugira ikirungurira cyane ibijyana no gutakaza ubushake bwo kurya, no kuvuga apeti, kugira iseseme cyane ndetse no kuruka akenshi ugasanga mu byo umuntu agaruye harimo n'amaraso. Kwituma umwanda urimo amaraso, kurwara indwara yo kubura amaraso ahagije mu mubiri izwi nka anemie, kuzana amazi mu nda no guhora umuntu yumva ananiwe. Mu bindi bimenyetso kandi harimo nko guhinduka kw'ibara ry'uruhu n'umweru wo mu jisho bigafata ibara ry'umuhondo. Iyi kanseri y'igifu nayo igira ibyiciro bigeze kuri 4 icamo. Mu byiciro bya mbere ibimenyetso usanga bisa n'iby'umurwayi usanzwe w'igifu. Ari nayo mpamvu akenshi bamenya yuko ari kanseri yamaze kugera kure. Hari ibintu bishobora gutiza umurindi iyi kanseri. Muri byo harimo nko kurya ibiribwa birimo umunyu mwinshi cyangwa amavuta menshi inshuro nyinshi. Kugira uburwayi butuma igifu kizaho igisebe, kunywa inzoga nyinshi n'itabi, gukunda kuba ahantu uhurira n'ibinyabutabire byinshi. Ibi kandi bikanagendana no kubura vitamine B12 no kugira indwara ya anemie iyo kubura amaraso ahagije mu mubiri. Ikindi kandi kuba no mu muryango umuntu avukamo hari umuntu ugeze kugaragaza uburwayi bwa kanseri y'igifu. Ibi nabyo bishobora kongera ibyago byo kuyandura. Yanga akaje kwitaba Imana tariki 17 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Yazize uburwayi bwa kanseri y'igifu aho yari arwariye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Akaba asize umugore n'abana.
Nkusi Thomas Yanga, Imana imuhe urukundo ridashira. Mwari kumwe nanjye niwe Mugeni Clarisse.